zumwe mufate mwana kutamufata we mufata aho ngaho ku cyuma mwana mufate mumbwirire ngo utancika mumbwirire ngo iyo umuntu ahuye na Yesu umutima uracya mumbwirire ngo Yesu akomora igikomere cy'amateka hakurya aho ngaho bimubwira mumbwire ngo Yesu akomora igikomere cy'ibyaha mumbwire ngo Yesu akomora igikomere cy'agahinda dukomere Yesu amashyi tumushimire izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro Mana bampera umugisha nakuzana ijambo rivuga ngo iyo umuntu ahuye na Yesu umutima uracya reka sabe mwebwe mwicaye n'abahagurutse dufatanye dusenga Imana mwihagurukire dusenga Imana nipfurwa ku muryango y'inzoga zakwise wararangiye kandi umuntu yitirirwa izango bari zitwa umumanura jipo ngo dunda ubwonko ngo yewe muntu ngo igikwangari ubu umuntu umwe igikwangari ahinduka iki koko ngo nizaje zitwa utaribye kubera iki amate yewe muntu hano wishwe n'amateka naje kukubwira ngo Kristo arashaka gukomora icyo gikomere nasomye biri igitabo cya kabiri cya Samweli masanga inkuru za Dawidi ageze ku ngoma arabaza ngo mbese hari uwasigaye wo mu muryango wo kwa Sawuli ngo mugirire neza haza abantu bazi kuvuga rero ngarahari witwa Mefiboshete ngo kwa Makiri ibyo byose umwami yari abibaje igisubizo cyari kimwe arahari yitwa Mefiboshete ariko arasobanura koko arahari witwa Mefiboshete wo kwa Makiri mwene Miyeri utuye Lodebare umugaye ibirenge ibyo byose umwami yari abibaje oya ariko abantu urabazi nyeganyeza ukwegereye mumbarize ngo abantu urabazi mwana mutu ni mubari abantu ni danje mwana abantu umuntu aragusobanura ugasobanuka ngo ninde ngo ni Karolo kwa Rudomoro utuye hariya hakurya ntabwo umuzi babandi bahora bapfa ari abasazi umva iwanyu bapfuye ari abasazi ariko ntuzasara mu izina rya Yesu ngo ninde ngo umva yewe ngo ni nyirambegeti uhetse ngo babandi bahora bishingira umva bene wanyu barishingiye ayo mateka niyo azwi iwanyu ariko wowe uzabukora mu izina rya Yesu shananje narabukoze bose urabazi bajyaga basanga sheri wanjye bakamubwira ngo ndagasaza ngo kare agasaza kazakumarira iki ariko ntibakavuga ukuri ngo urakare narishaje narishaje nibavuga ngo niwize ujye urakare ngo banyikiye ubukwe bavuze ngo sinize abize bageze mu Bushinwa no mu Buhinde none uracyari mu ijenda wajanje bavuze ngo ntacyo nzimarira Yesu atagize icyo akumarira hari icyo wakwimarira ntacyo abantu bahuye Yesu akagira icyo abamarira mu mukomera amashyi mu mushime Yesu nakugize abantu yarakoze kundanye n'umukobwa imyaka 2 nyitasheri nanjye rangije arambenga ngo kandi utagira ngo yambenze nk'uko bakubenze ubundi uramuhamagara ntakwitabe mwanahura akagusuhuza atabishaka n'amakuru uri kugenda wakira aho hanze ukamenya ko bakubenze ugakuramo akawe kare njye rero yambenze uko yambenze twicaranye yarahamamagaye njya kumusura kandi iyo yampamagaraga narishimaga naragendaga kangaburira kama igikoma nk'inywera
najya gutagatoragura utuyuzi tw'isabune yabaga kwa nyirasenge nkajya kwifurira ubuzima nari mbayemo yarabuzi amamagaye ngira ngo nongeye nariye mwana ngeze najya ndebana igisorori cyabaga giteretse nkabona ntagihari nareba teremusani yabaga iteretse nkabona ntayihari nkabona ijisho ryahindutse ngiye kumva numva aramamagaye ndicaye muri salongo numva aramamagaye mu izina ariko teuje bitanikanga ubundi iyo bakubenze bakuvuga mu izina ariko hari igihe hari urukundo uba witwa sheri mwana ngiye kumva numva ariko teuje kuva twamenya nawe ari bwigurira ipantaro iyo sheri ari kuguhata ibibazo udafitiye igisubizo uvuga uhuma kuva twamenya nawe ari bwigurira ipantaro reka niweho mbaza ahita asubiramo ambaza gutyo rero nambaye ipantaro nahawe n'umugabo upima ibiro 92 ubwo se urumva yari imeze njye afite 47. iyo pantaro rero nta n'umukandara ukurira ino purate sentire niyi ukahita uhambiriza umugozi w'isina cyangwa se imigwego y'umufu kubera kuri kiba ari kinini rero kihita kizamo amarinda nta yari arimo niyo ugenda kigenda kizunguza ukagira ngo nipegirate nta muntu wambenza sinamurenganya nigeze ajya kubwiriza i Bugesera igipantaro nambaye icyo gipantaro akenda k'imbere ubwo se nirwo navuga izina ni mukazi urakazi ka kenda k'imbere nako ni umukristo wari warakankuburiye acumbikiye narongera ibyago kari kamwe namara gukaraba ngongera nkagafura nkakambara rero hari systeme iyo umaze gukaraba hari ukunita ukavuguta namubonye ikoboyi hariya rero banze yarakuye ahise abigereka ate ntaranabivuga ukongera ukakambara darakabande kubera guhora ugakamura rero kageraho kagakwedu yagiye kubwiriza rero karakwedutse kubera guhora agakamura nkongera nkakambara rero ngapfundikira ku ruhande karanacitse ndi kubwiriza shiduka handi nagahambiriye gacitse mpita ngafatisha amaguru ati haleluya iyo nibesha agatera intambwe kari guca mu kaguru turayikuririmbira nyine uhayikikira hese ariko mbariza ukwegereye ngo witwa nde mwana igihe kirakwita yaba muntu wishwa n'igihe we data arashaka kuguha izina rishya icyakoze abamwemeye bakizera izina bahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana nyeganyeza ubwo Imana ikumera izina rishya Imana iguha izina rishya Imana ihindura izina kandi icyo nyishimira iyo igiye kuguha izina ntawe igisha inama irariguha irugose ni ubusa niho kwiruka inyuma y'umuyaga jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 yaraje itwara imiryango ishuta abavandimwe ubutunzi nisanga ndi njyenyine mu minsi 100 mu mezi 3 wa mwana wavukiye muri bwa buzima kwisanga ku muhanda ari mayibobo urumva ari nde wari kunyomora igikomere cy'agahinda urumva ari nde wari kunyomora igikomere cy'amagarurira ibyiringiro ariko Yesu umunsi nahuraga nawe ibyo bikomere yabigezeho